ko wishimiye ndabona ibi neza byakuze mu maso sinjye ndi umuntu utakishimira kumwe n'umukobwa mwiza nawe ariko make uzwi uko bakuvuze ari kuri bavuze gute makobwa yajyaga ambwira ngo ukuntu wajyaga umuganiriza akambwira ibintu mwavuganaga sha bigatuma numva ngukumbuye byatari gira mukobwa ndamumva nashaka kubigarukamo makobwa naramukunze n'umutima wanjye wose arangije aranyaka makobwa nabo ko atari inzanga gufata umusore nkawe akajya kugurana badogs byarabaye yaranyaka akamwihorera Nihoro zibona urundi myiza kandi urukunze cyane byashimisha abaye ari wowe utembaye ndimo wabiha agaciro se cyangwa wakibonera abandi zari blage ndi kuzana ariko nyine ati nkagwakanka kagasnacks yo twagufatisha niba oya shawo ya byihurire shawo ahubwo wagize ikintu ufata ikibazo ndabwo turi kumwe wowe nta kiri kumwe nta kibazo ibyo uzabona yiganirize ubu ndumva ibi neza muri njye ndumva neza ibi nabaye mu mushyi kuba ndi kumwe nawe byonyine birahagije ndi umuntu akubwiye guseka neza wagira ngo barira ko shareka izo blague ahubwo ugiye gutuma nigendera dusoni nka kera ntazagaruka yoyi bon appétit ngomba kuza nkaba Kigali nk'abandi wenda nago tuzumva ko nkomeza gutuburira abantu n'aha ngaha nibaramuka se noneho bafasha izina rya Yesu peresa ariko se usigaye umusazi abagabo bose usigaye babona mupfa gutongera nkazongera nkakushidura wowe banza witonde wa mugore nkwice nkireke ndekura nanjye musaza Andrew bimeze biteze apesharoga niko pole wana ejo bundi ndi ku kabari numvise ngo wahuye n'abateka mutwe ngo baragatuburira ivumbi byaransekeje rwose shawe ibyo uvuga ntago bize wowe ibyo uvuga ntago bize reka dore se bwira byagenze gute nabibajije umugore numva arimo arambwira nyine bya bindi byabo nanga kujya muri byinshi we nyihera ukuri byagenze bito kugira ngo bagutuburire uriya madamu yaguze ikibanza n'abateka mutwe kabisa yaguze n'abateka mutwe ikibanza nyine urabizi ko ntushobora kugura ubutaka utabonye icyangombwa ahubwo njye nibyo naningiye kukubaza mwakiguze nta byangombwa ko ndeba ushaka kuvumbayo wengewe nuko icyangombwa yego wenda kabigasekwa nka oya nkurikije ukuntu nkuze Andrew mba numva nta muntu wagutuburira cyo byihorere umva abapirateri umva nabambe uri murampa inkuru nabi icyangombwa rero barakibanza ufite icyangombwa wakibonye rero nicyo nkubwira icyangombwa cyari gihari ndakirebera neza umva icyangombwa pirate ntushaka kugitandukanya na original izina ry'Imana abateka mutwe ko numva bamaze gukataza sobwo twabyita iterambere nuko rero ako nuzongera kunyemeraho nawe udatuburirwa nuko utazi nyine kiba kinababaje uzi n'umuntu wagutubura ukamuhasha ukamushimira ibyo nibyo rero bibabaza shaka kuri hangane mwana wa mama nta kundi bigenda none se ahubwo ntabwo wigeze utanga ikirego nibura ngo inzego z'umutekano zibafashemo nyine urabyumva nawe ibintu nk'abiri iyo bibayeho uhita wihutira kujya kuri REBA kugeza n'uyu munsi baracyashaka abateka mutwe habona umuheto w'abateka mutwe bamaze gukataza ubwo twabyita ikoranabuhanga cyangwa ariko ikintu bita pirate ya original cyangwa se ugasanga original ariyo pirate gusa ahubwo reka ne kukurangarana
reka ndebe wa muhungu azana akantu tube tunywa n'ubundi dukomeze twiga turagasomera hano se waretse tukajya kugasomera ku muhanda se ko ari bo karyo wafi wanjye ntakwakiriye nturenze kamwe ariko kamajyaga wiyemera none baragutuburiye nawe Kana wa muhungu rero namutumye ku isoko ntago araza ariko mu kanya arabaje. Yego mana yanjye nabonaga wibereye kuri computer nkagira ngo wibereye mu kazi kawe. Reka ariko nk'ubu ngubu reka nkwereka hari igihe ngira gutya nkaza nkihugenza nkakora utu ngira ngo no kwibuka pe uriya mudamu ndamutse mufashe nk'ubu nkagira gutya nkamufata ibyo namukorera Imana yonyine yo mu ijuru niyo yabibona. Tanti byihorere tanti mbabara byihorere kuko nanjye namugufasha uriya mugore nanjye namugufasha kuko niba hari ikintu kimbabaza no kukubona ubabaye rwose. Ariko ni hahandi amafaranga uko byagenda kose imyaka ikaza n'indi gahitura ntago nzabura kumukurikirana ngo bitinde bihere ngiye wazansubiza amafaranga yanjye. Gusa yaba twabonaga ubu ngubu tukamufata ubu ngubu atararya ngo yamare akaba ariko tumufata rwose byaba ari byiza. Si iby'isi se azayaryamara ariko azayishyura. Iby'isi byo ni hahandi igihe kizagera rwose igihe kizagera kandi uzabona ako numufata ayazaba asigaje yose nakose azaryoha igihe cyose uzamufatira nta by'imbabazi nizira ko byandi by'imbabazi byawe. Koko mana yanjye imbabazi mukunda nyirukankanye ahubwo utanti ntibagiye kukubaza urabizi ko amakobwa ari Uganda? Makobwa reka makobwa ngewe numvise amakuru ambwira yuko ari i Kigali yibereye muri geto z'abasore. Ngo ki muri geto y'umusore ubwo akoramo iki? Tanti ibyo bintu makobwa atabikora. yarahamagaye ba badoxi akabibabwira. Yaravugishije? Yego komanda yarabavugishije. Ariko rero ibintu mugomba kubigiramo ubwenge, ibi bintu mugomba kubikurikirana n'ubwenge. Ko iki mutatekereza ko bashobora kumushimuta bakaba bamubwira akabikora kugahata ibyo bingibyo. Ikintu ukuri mu gikurikirane. Wenda icyo ntago umuntu yigeze agitekerezaho kubera ko twumvaga nta nabanzi benshi yaba afite. Oya birashoboka bashobora kumufata bamara kumushimuta bakamufata bakamufatira telefone bakamutegeka ibyo avuga atari byo yikorera mu mutwe we. Zaba mbarirwa hano kuri n'umwana w'umunyarwanda mbikubwira. Akazi kawe se wakarangije? Nabirangije ibyo nakoraga nije kureba uko meze. Ntacyo barakoze ibyo nanjye njye kubihanagura nta kibazo. Alo? Ariko ubu kuki utanyitaba kwe? Barese ko wambabari kugakorera Imana ukambwira ahantu uri koko. Ariko uziko ngeri wanyu ko uziko no munzira ahantu wambabariye kuri kwambwira ahantu uri urumva ahantu hose ndazenguruka mu baturanyi no mu iduka ngiramo nkajya kukurebera mu maduka y'abantu nkari ko nibura agiye kugura ikintu basi ucaye ugiye ku ishuri ndagutegereza nyine mu nzira waca ugiye ku ishuri nkakuba kuko ubwo kukumva ibintu uri kunkorera ari byo ariko kuko cyumwe usaba ibintu byo kwicara ngatumva we natuza gute ntaza ahantu uri koko wambabariye koko
ko ndabizi urambeshya ko binsezeranye ko uransezeranije uraza kuza ko sawa kureka mbyizere sawa ko udakuraho telefoni cyangwa nongeye kuguhamagara wange sawa wiyiteho buriya mwizerera Meri amakuru y'iminsi yo amakuru twaraho ariko nawe rero hashize iminsi pe ni bwa buzima bw'ubu umuntu aba arimo arashakisha hirya no hino yego mushuti wawe ko usanze agiye kanyumvira kandi nari namubwiye ko ndibuze kumureba di ariko disi n'ubundi ntabwo yagombaga kuva aha ngaha ni umuntu umuhamagaye rwose ngo byihutirwa agenda amusanga zibura kuntu bimeze kame mutegerejeho akanya gato n'ibyanga nzamureba ikindi gihe oya nta kibazo rwose ariko se mbwira ejo bundi muri tugura n'abatubuzi ngo babatekera umutwe karahava kudutekera umutwe gusa se reka da narahombye ariya amafaranga angana kuriya papa ariko rubanda bararya bararya gusa se iminsi ubu ngubu uko igenda iza niko ngenda mbyakira yuko nyine nahombye birakomeye abundi se ubu ngubu ugire ngo ariko rero ngiye mba numva n'ubundi uhuye n'uriya mugore wari wayikugurishije buriya ntibyajya mu buryo iriya nzererezi iriya ngegera wamushatse ko nzi ko nawe utoroshye iminsi ishize yaranyihishe cyangwa mfite ahandi hantu yagiye namaze kubyakira rwose ubu arimo arayakenkemura nk'aho yayakoreye ariko n'iby'isi ntayarye ntabwo ari amaboko yanjye yaciye mwihorere ni ukwihangana nta kundi nyine nta kundi reka rero nsimbuke Andrew buriya reka nsimbuke Andrew ndaza kumuvugisha kuri telefone cyangwa naza nejo kumureba reka nyambuke oya namusuhuriza ko ntari bubaherekeze oya ntacyo reka nanjye simbuke oya murakoze cyane yego kandi mwihangane twarihanganye nyine Yes Roberto oya wigira ikibazo wowe ayo mafaranga komeza uyabike wowe urabona nyine ko byamaze kuba ibibazo byabaye ibibazo ubwo ngubwo byararangiye ariko icyo nzi cy'ukuri kuzatsinda wowe wigira ikibazo komeza ubike ayo mafaranga bangiye twapanga tukabonana nta kibazo ndahari twahurira iwanjye twashaka ahantu tukicara tugasangira agafanta nta nubwo ari ngombwa ko ukomeza kumva ko mu mutwe wawe ufite ibibazo uremerewe we tuza gake gake ukuri kuratsinda wowe bipange uze kumpamagara igihe icyo ari cyo cyose n'iduka narifunga nta kibazo tugahura tukaganira sawa ni njyewe uri bugure rwose wigira ikibazo sawa ese ubwo bumva amaherezo ari ayahe koko baturi tuvugisha amaherezo hari igihe mba ntabikubwiye ese ku buryo ngiye nabi inzererezi muri uno mugikandwa ubu koko wagiye ureka sibyo wowe byibura ukamenya ngo njye nawe uko byagenda kose urumva none wowe buretse sha buretse none se ugiye kumfasha bagura ugiye kumanika ndimba oya nayafashe uraseka useka ibiki ko nkujyana umfashe nakwibye amafaranga yanjye mwatanze ndekura wa mugore utabona nseka nawe murekure ibiki ntabwo utabona nseka nawe kugira ngo nishime ubu se wamanuka amaguru gutya yewe ndimbwa ujya kumanika mu muvumo ndagufata gutya ye ndagufata ibintu hanyuma byoroshye ngaho ndakurekura ko ntabwo ncika ni ibintu umfatiranye kubera ko usanze ndyamye hasi ndekura gatoya ntabwo nkurekura sinkurekura ahubwo tugende mwana w'intwara nabi tugende neza ndagutwara neza tugende izi nkweto urazambara ugeze kuri ribu nta nizo nkwambika tugende agenda nyine wagize tugende bitaraba nabi twagiye ngo reka kuntwara nk'igisambo se nakwibye haguruka waranyibye haguruka bwira iki bwira wakigegera ndavuze ngo haguruka tugende kuri ribu oya ntabwo ntwara gutya nawe
tugende nyiremo inkweto nambare ntazo nkwambara hatagira ibintu binjomba tugende se mbanza inkweto ntazo inkweto nambare tugende ntazo inkweto nambare tugende ntazo ngoye twagiye tugende halo karame ko ese kuko wamejeje ku muhanda koko ahantu twari twemeranyije guhurira koko ariko kuwambabariye koko nabikubwira ariko se kuri telefone ko n'ubundi twari twavuganye ko turi buhure tukaganira njye nawe koko kobwa siko basi wambara ukemera ko ngukunda ko njye naremeye mva mu cyaro ndaza mu mujyi Imana irongerera duhuza ibintu bigenda neza none ko ufasha umubano urongera usenye ko numva guri na Uganda none basi wambaruka oya reka mbikubwire nduke basi nyime ya nuri na Uganda nje ndemera nkorereza iti cyugaruke basi byo nanjye naza unyemera ukambwira uti dimbi nje ndi Uganda basi ura mudamu mufitanye ibibazo mbimenye ariko kuwambabariye kuko basi wambare basi none ukishyira mu mwanya wanjye ukumva ko nawe ari we basi waryama ugatuza wowe kurega nanjye ndakumva kandi 100% ariko nibura wari buvuga uti dimbi arankunda ari bijya amaza nyirukaho urumva ukama nisezerano nibura ubona risho kubyo ngibyo aranisezeranya buri gihe ariko ntabwo bikora ndere usanze nari ntangiye kurambirwa pe mani jya wihangana rega umuntu yarampamagaye kugira ngo njye kunyishyura ibiceri yaramfitiye nawe urumva ukuntu nagiye kubagaho nca ibiti n'amabuye cyakora byo da iyo mpamvu mbeshyira afatika ibintu by'agafaranga iyo ubishyizemo ukabintambikamo ugamba barasingwa aranamita nemera ubwo nawe nyine uravuze ati reka mufatishe gutya none se ikibazo cyaba ari iki mani yampamagaye ya faranga ryo nta gukina naryo hahandi uravuga uti ngo araca ibiti n'amabuye nawe urumva urihuta ukagira ngo agiye kuguhayo ubuntu kandi ari ideni yari agufitiye urumva icyo kintu ariko n'ubundi niba unayazanye tuteramo agashati tugenda uguremo urukwavu ni hahandi n'ubundi dore nayicaye ndagutegereza mwebwe muracyaguriza bakabishyura burangiye iyo ngurije umuntu amafaranga nawe nushaka uzabirebe jya uteganya ko azakwishyura cyangwa akakwambura gusa ariko ntabwo ariko byakagenze ko erega buriya no muri Bibiliya baravuga ngo umugabo avukira gukura abandi mu makuba buriya wafashije umuntu afite ibibazo ntabwo yakagombye kukwishyura kuruhije ikibazo rero ni uko bagurana uwo wagiriye neza we ntabone ya neza turumva ikibazo rero ashaka ubwo we baracyakwishyura ubanza bakigutinya kuri umusirimu ibyo ngibyo ngewe shambiheruka zamani muri antikite kuguriza umuntu akavuga ngo ngwino ngo nkwishyure izina ry'Imana ahubwo murashoboye teramo agashati twikoze hano ku muhanda turyemo agakwavu ahubwo se agakwavu cyangwa turarya ifi wangu oya we teramo akantu uza tujye iyo nzika bwiru waziritse ku mutima ufungura amaso uzabona ko atari njyewe unabigize bigezo